Ntago wayumva nyikugereye cyangwa ndi mu kiganiro Mwetse mukanya uri kwa Innocent sawa ihangane nk'iminota nk'ingahe uzi impamvu nta mafaranga mfite kuri telefone yafite mu mufuka umva ma Innocent ndi mu kiganiro nta mafaranga mfite kuri telefone yafite mu ntoki mu mpere ngo sisikaye bakeneye n'ifu y'igikoma bamere ni mara kuva mu kiganiro ndetse nyakoreza ariko ntibarenze igihumbi mu mpere nk'inusu ifu y'igikoma n'inusu y'isukari niko nzovu wagira guti ngo umwana ntabwo yakugira inama ntisuga umwana ahubwo umwana ngiye wamugira inama ariko ibaze nk'umwana agiriye papa w'inama ariko umuntu w'imyaka irenze 20 saba akiri umwana siko kuba inama ngira niyi Use uwasanga mwe ngo nzovu ureka inzoga ni ibisindisha inzoga iracumuza ngo nzovu reka kubomora ngo kubomora ni bibi none si izo nama nagarizo nama gute nyine kuvuga ngo ureka ibyo ngibyo nago ari inama nzima buretse nago nabona ikosa ryawe ubundi batangira kukubomana kugira inama bireka ukabyemera kubera iki atari byo cyangwa atari byiza nabireka buriya buryo wabureka nago mbuzi uzabumenya Cameraman azabukubwira Asansana reka tubasuze abakurikiye Wisdom TV Rwanda ibihe byiza aho muherereye hariho hose by'umwihariko abari mu Rwanda ariko bakabasha gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda hari haciye igihe tudakora dukomeze kwibuka twiyubaka twari tumaze cyangwa se muri rusange igihugu cyacu kiri mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 so ni muri ubwo buryo rero twari tumaze icyumweru kimwe mu minsi yo kwibuka abacu bazize jenoside Nzovu bimeze bite ni sawa umeze neza ni wane ko nta courage ufite courage ndayifite rwose nta kibazo urabona ikihe kimeze neza mu kanya akavura kari karimo kujojoba ariko karahise abura biba byiza iyo imvura iguye nayo n'imigisha icyumweru cyo kwibuka wakimaze uri hehe njyewe nari ndi mu rugoto wabashije kwitabira urwo rugendo rwo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994 yego by'umwihariko ni hehe watendingiraga cyangwa se wajyaga mu biganiro najyaga mu biganiro akeshamo byaberaga mu midugudu yego umuntu akabyitabira uyu munsi wicaranye n'umutoto ari n'umwana mutoya ariko ni ribu Oscar ubwa kabiri wivuze Nzovu ayigura cyari umwana gute se ubirebera ngewe se nsugo turi mu rwego rumwe genda kuze urakuze ariko se nyine ubibonera he ngeyo nza kuba narashatse mbere ariko uri nk'umwana wanjye yego umwana wawe ariko urananza 13 umva uyu ari nko muri 18 ndeka maze urabeshya ndayirengeje urabeshya ongeraho nk'itanu 18 ubwo ufite 23 gunyana itatu satemerewe gushaka yashaka ndetse ubayigize 18 oya 18 ntabwo uwa 18 arashaka Nzovu bagufungira icyo bucira umwana se 18 burya abakirirwa abakibi wabo agira guti imyaka 18 ga nze turebe umwana w'imyaka 18 abayiga nko muri 6e cyangwa yasibira kari nko mu wakane cyangwa mu gatanu nase Nzovu umugore wamushatse afite imyaka ingahe umugore wanjye twabanye afite 19 ndumva ari nka 19 gusa urumva utarahohoteye ko imbere byari 21 ntabwo namuhohoteye nabwo yarakuze icyambere yo wumvikanye n'umuntu nta kibazo ariko urumva nawe yarakiri umwana 19 yarakirirwa mbese
yarerwa gutese So wavuze ko yabaga i imyaka Kigali umuntu ntabwo yabaga iwabo mu giturage yabaga i Kigali nese waba uw'i Kigali yakoraga akazi ntabwo icyo gihe yari mukuru wariteye ifata umwana w'umukonyine w'imyaka 19 uhita umuha nta kibazo none se Nzovu ntiwamushatse ntabwo wamukoye ntabwo bagukurikiranye oya cyambega iyo wumvikanye n'umuntu mukumvikana mugahuza mukundana rwose uramushaka Nzovu uri umuntu umwe mu bantu bakoresha social media cyangwa se aba social media influencers sibyo kuko utanga ibiganiro byinshi binyuze ku ma YouTube binyuze ahantu henshi hatandukanye uyu munsi wa none so ubundi ubwo uracyari urubyiruko cyangwa ruvuye urubyiruko naruvuyemo ngewe ntabwo umuntu afite imyaka 62 ngo abakiri mu rubyiruko wiyongera ntayo mfite ntabwo ndi kanyombye ndazi ko kanyombye afite 62 se yarayifite urafite 82 oya ntayo ari muri za 32 63 aho kanyombye ariko urabizi ko ari afande wajya umuvuga umuti ahubwo uvuga ko ari demobe demobe waheze ni demobe yarakirimo ni demobe wowe niwe muntu utarakoze kose ariko singende umusivile umusivile weruye so twari turimo kuvuga ku bintu bigendanye na social media uyu munsi wa none social media urazibona gute social media ubungubu kuva YouTube channel yaza ikagera mu Rwanda urumva social media imeze neza muri iyi minsi kuko iduha akazi ikaduhemba ugira ngo bibaye ngombwa kwihagarara YouTube channel igahagarara bamwe bakwicwa n'inzara abatarizigamiye uze twakora iki noneho aho njye natanisura mu kazi ko mu rugo amafaranga ukorera ntabwo wizigama wakwizigama gute se yakwizigama urarya ujya muri Sodoma ahubwo niho hashirira ukarya ntuziyime none urapfuka bisiga bikaribwa n'abandi wasanga hamwe abanyamukuru n'agakoko mutakigurira agasamake wasanga mutagira igisenyi ngo umusohoke ngo murimo kubikayo ibibanza ngo ay'amamodokari oya Nzovu ndinywera nka bomora nta bindi ibyawe byose ni ukubomora ase ubundi buriya warara ubusara ngewe warya mburaraga nase warya buri gihe ariko niho bahisemo warya buri gihe twege kurya ubu turakuze n'igihe bitunanira warije kujya bikunanira kabisa kereka abana nk'aba ngabo nibo bakeneye kurya ngewe iyo nanyweye agacupa ndagenda nkaryama nkasinzira mu gitondo ubundi nkajya mu kazi Sharo nihe nama wagira Nzovu si umuntu umwana angira inama none se ntago wayumva se ntago wayumva Nzovu ntago wayumva nyikugiriye cyangwa ndi mu kiganiro uretse mu kanya uri kwa Inosa sawa ihangane nk'iminota nk'ingahe uzi impamvu nta mafaranga mfite kuri telefone nyafite mu mufuka umva ma Inosa ndi mu kiganiro nta mafaranga mfite kuri telefone mfite mu ntoki mu mpere ngo sisikaye bakeneye n'ifu y'igikoma bamere nimara kuva mu kiganiro ndetse nyakoreza ariko ntibarenze 1000 mu mpere nk'inusu inusu y'ifu y'igikoma n'inusu y'isukari dukomeze niko Nzovu wagira guti ngo umwana ntabwo yakugira inama nisuga umwana ahubwo umwana ngiye wamugira inama ariko ibaze nk'umwana agiriye papa w'inama ariko umuntu w'imyaka irenze 20 saba kiri umwana siko ku inama ngira niyi ubuse wasanga mwe ngo Nzovu reka inzoga ni ibisindisha inzoga iracumuza
ngo nzovu reka kubomora ngo kubomora ni bibi. none si izo nama ntabwo ari zo nama gute nyine kuvuga ngo ureke ibyo ngibyo ntabwo ari inama nzima. uretse unye ntabwo nabona ikosa ryawe. ubu nibatangira kukubomana kugira inama bireka ukabyemera kubera iki atari byo cyangwa atari byiza nabireka. buriya buryo wabureka ntabwo mbuzi. uzabumenya kameramani azabukubwira. rero se Nzovu kandi ubakubomoje wabyemeye oya sha oya no mwana umuntu ufite oya imyaka ntabwo ndeba abo tungana nta nubwo mbomora abantu bakuze cyane enda ngiye mbomora bari hasi y'imyaka 30 23 none se n'ine cyo nakubwiye mfite. oya sha ubwo no kubanga kubomoje ntabwo wabyemeye. oya uranyanze ntabwo ari ukukwanga njye nakugira inama uru rubyiruko nkakugira inama uko ugomba kwitwara hano hanze hari ibishuko byinshi ngaho yingire na bagenzi banjye tungana babyumve. njyewe inama nagira urubyiruko mwirinde ibiyobyabwenge. perezida wacu ahora atubwira ngo twihangire imirimo akazi mwihangire imirimo ntimutegereze ngo urangije segonderi universite ngo leta ngo irahite iguha akazi. ihangire imirimo hari internet uvuge ngo reka mfungure njye kuri social media mfunguze imbuga bya nabyo bisigaye bitunga umuntu ube waba umunyamakuru ushinge YouTube channel ugira use nkangira urugero ntabwo nigeze niga nize primaire yonyine ariko njyewe amafaranga ndamutse nyazigamye niba nkazambika 20,000 ku munsi kangenda bikorera mu kwezi nangahe nimbuze imibare 7,600 mu kwezi uhembwa 20 ku munsi. 7,300 nese ubwo ngira uzi ko 7,300 umukozi ukora muri leta abahembwa njyewe ni baba ari bakeya. 600 ushobora kuba wayobora umurenge ndumva ari ayo ngayo niyo bashobora kuba bahembwa. Ese Nzovu 600 turabyinjiza nyabika nabyinjiza urayabika buri munsi shanare akanore se kakanyobwa nande nkabomora akanore se kakanyobwa nande ariko nibura mbika 20 ku munsi kandi agiye nkora nka 40 yo nkoze ibiganiro 4 ku munsi ariko natangaga urugero yuko urubyiruko rwajya rukihangira imirimo kandi bo baba baranize basanga wize university ushobora gukoresha ibingibi by'amashusho media wamenya kubikoresha naho ngiye sinzi kubikoresha. none se Nzovu ko nayo mafaranga uhembwa nawe hari ukuntu wayasevinga se uzagiye umuntu nyawe umuntu gute ayakubikire nyine wowe ureke kuyarya. ubona atangiye kujya mu bimina mu masosiyete ntare ese ibyo bimina byo urabitanga urabyubahiriza ndayatanga cyangwa urongera ukayabasaba ukagira oya ukuntu bajya bigurizamo se baraguriza iyo washiriwe buri uriguriza ugiye uyarya uzajya wiguriza ugiye nko gukora ikintu gifatika. niyo mpamvu y'urubyiruko umuntu agomba kurugira inama. ugasanga iyanjye ntago wayumva inama ako nawe wayingira nayikugira nukuri nese ko utari umwana uretse no kuvuga ibyo umwana ntago yabona nk'umubyeyi wakoze ikintu kitari cyiza akabimubwira wakimubwira. Sharo tumaze cyangwa se n'ubundi turacyari muri ibi bihe byo kwibuka ni iminsi 100 ni iminsi 100 so muri rusange hari urubyiruko mostly usanga rugoreka amateka y'igihugu cyacu cyane cyane ugasanga nk'abantu bavutse nyuma y'94 bamwe barumva amateka abandi ntibayumva cyangwa se barayumva ariko bakayirengagiza nkana nihe nama bagira. ngiye inama nabagira mbere bumva iby'abakuru batubwira kubera ko ntekereza ko abenshi biba ari n'ikigare ntago ari ikintu waba yatekereje ubwe ni ikigare cy'abantu bihuza bakagira iyo myumvire rero bumva iby'abantu bakuru batubwira kandi bumve ko ibyabaye ari ukuri nk'uko n'ubundi n'ibimenyetso bihari babyumve noneho babishire mu bikorwa nk'urubyiruko nk'uko ari imbaraga z'igihugu baba ba mbere kubyumvisha nabo bakuze like batacyubyumva neza. Nzovu
iyo ubonye umwana w'urubyiruko wakabaye wigira ku mateka y'igihugu akubaka igihugu cye cy'ejo hazaza kugira ngo yirinde kwijandika muri ya mateka n'ubundi yaje akangiza ubumwe bw'abanyarwanda, wowe nk'umuntu mukuru nihe nama muhereza? Njyewe ahubwo mbonereho nka minisiteri ishinzwe uburezi yakagombye kuzaza babyigisha mu mashuri, bakabyigisha nabyo bikaba nk'isomo, abarimu bakabibigisha bakagira bati njye ndumva ari njyewe ariko nabivuga. Mu minsi ishize cyangwa se nta minsi myinshi ni nk'ibiri cyangwa itatu maybe ishize, uwitwa Turahirwa Moses cyangwa se washinze ikigo cyitwa Motions ni cy'ubuhanzi cyangwa se ni ikidoda imyenda fashion and design, yagaragaweho n'imvugo zipfobya kandi ni umusore w'u Rwanda, ni umwana w'u Rwanda, hari yavutse 94, ndumva yaravutse niho gato imbere y'94 kuko afite imyaka 36, ni mbere ho gato y'94. 33 numva tumaze imyaka 31. Ubwo urumva yarafite imyaka 5. So umwana w'imyaka 5 nawe ntabyo yarazi, ariko nyuma amenya amateka ayakuriramo, ariko uyu munsi wa none ni umwe mu bantu bifatanya n'abandi bantu basa nkaho bashobora kuba babangamira igihugu cyacu mu buryo bwo kutacyubaka nyine ngo kibe igihugu kishingiye cyubakiye kuri amateka twanyuzemo nk'abanyarwanda, ahubwo ugasanga aracyakoresha n'ubundi za mvugo zihembera rwa rwango. Ni umwana mutoya, aracyari mutoya, afite byinshi yakwigira ku babyeyi, aba hano mu Rwanda se cyangwa abahanzi. Ntawe uzi se? Ntawe nzi njyaho ngazi, ntababwirwa n'iki se njye ntawe nsongo kandi uba muri social media. Ntawe nzi uhuzwa rigize kuki udakurikirana abantu nk'abo ngabo ngo umenye. None se Nzovu ni gute uzarwanya rwa rubyiruko cyangwa se ba bantu bitwa inyangarwanda? Ibintu byose kandi uri umuntu ukoresha social media, ibintu byose ntabwo ariko twabimenya. Kireka nkamwe muba mufite nk'izo telefoni z'amataci mukabikurikira, mukajya ku mbuga, mukajya gute. Njyewe rero ntabwo ibyo bintu njya nkunda kubimenya, kandi nk'uwo muntu uteye gutyo sinkwiye no kumumenya ahubwo. Ahandi se bimeze bite? Ni sawa rwose, tumeze neza. Madamu ntabwo murasubirana? Madamu ntabwo turasubirana, ariko tubirimo. Intego watangiranye muri uyu mwaka tugeze mu kwezi kwa 4, hari kimwe cya kabiri wari wacibinga? Intego mfite ninje mu bintu by'amasosiyete, hari amafaranga ntanga ku munsi 4,000 byo kwizigama tukagabana mu kwezi, hari n'ikimina ndimo tugabana kabiri mu kwezi. Nk'ubu tuzagabana ku itariki 30 z'ukwa gatandatu, twongere tuzongeye kugabana ku itariki 30 z'ukwa 12 umwaka ugiye kurangira. Okay, Sharon, nicyo wabwira Nzovu? Nzovu se? Turimo turagana ku musozi. Nzovu urabizi ko uri umusitari? Ngende umusitari rwose, iyo uvugwa muri social media ugasanga abanyamakuru barimo kukuvuga, bariya barigani bavuga rw'imikino ugasanga bavuze Nzovu. Ejo nkaba naragiye ndumva nta n'ukwezi kwasha cyangwa amezi 2, nkaba naragiye muri Jesse Comedy ugasanga iruzuye, ndi kumwe na Kamwana, bikwereka ukuntu abanyarwanda bagukunda. Cyo nakubwira rero ubwo ubimenye ko uri umusitari, ikindi urakunzwe muri make nk'uko nawe ubyivugiye. Ndakunzwe, kandi nanone buriya iyo ukunzwe wirinda kwitwara nabi, kandi ntuziyemere nyine. Kwemera ko ntabwo niyemera. Njyewe uzi ukuntu umeze, nubwo ndi mukuru njye nicisha bugufiya, nkubaha umutoya, nkubaha umukuru. Kandi ikindi nanone sinjya nicuza mu buzima bwanjye. Nimba ngo mfashe amafaranga 500 ngo nzabwe aya mafaranga yapfushije ubusa, oya. Cyane nimba umuntu anyibye
ngo nicuze ngo umuntu yaranyibye njye ntabwo njya nicuza kuko mba mvuga ni ejo n'ejo bundi amafaranga nzongera nyatunga. Asansana reka dusoze ikiganiro twe dufitanye uyu munsi wa none sibyo Nzovu ni ikihe kintu wabwira abakunzi ba Wisdom? Abakunzi badukurikira ndababwira ngo mujye mudushyigikira. Kunshyigikira no gushyigikira YouTube channel nakoreyeho, nabwira aho umunyarwanda ari ku isi hose. Buri umunyarwanda nta atari muri Amerika, muri Canada, Australia, i Kigali, mu Rwanda. Rwose mudushyigikire rwose. Enda amafaranga muyafite nayo mwayaduha, ariko nanone mudushyigikire mutureba, kandi icyo twavuze kitameze neza enda twafuditse turi abantu, mujye mudukosora mutubwite mu byandike mutubwite hamwe mwibeshye, mutugire inama. Nubwo ndi mukuru mfite imyaka 50 n'ingahe, ariko mwangira inama. N'ufite imyaka 30 yangira inama, ufite 20 yangira inama, kandi nkazikurikiza. Imana ije ibarinda, kandi ku bantu bemera Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo mbifurije Pasika nziza. Urabona hari uwa kane mutagatifu, Yesu azazukire mu mitima yacu. Uraza gusoza udusengera kabisa. Urujujwe ndumva wagiye mu mavuta. Mana ishobora byose, Mana nkunda, nkweretse abanyarwanda bose, nkweretse perezida wacu Paul Kagame. Mana ishobora byose ujye umurinda, Mana ni uhagarariye abanyarwanda n'abanyarwanda bose ndabakweretse. Tuba twavuye mu ngo zacu kandi nsengeye n'igihugu cyacu, Mana igihugu cyacu ujye ukirinda. Waravuze uti Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Mana nanjye ndakweretse, nkweretse n'uyu mukobwa, nkweretse kameramani, nkweretse na boss, ujye ubarinda. Baba bavuye mu ngo zabo bagenda ku mamoto, bagenda ku mamodokari, ujye ubarinda basubire mu ngo zabo amahoro. Nibaza bagera mu ngo zabo bajye baguha icyubahiro cyawe Mana. Nanjye manitse amaboko yanjye, icyo wenda kiguhaye Mana. Kandi Mana nsengera YouTube channel yose, Mana ujye uyarinda ko YouTube channel akunzwe kwibwa. Yakamwa nta kazi afite, ari umusike muri Kongo. Nubwo mwamuha akazi azaza zirinda. Mbigusabye mbikuye ku mutima, nizeye ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Asansana.